Twongera kubona uwitwa Henry yazanye agasanduku karimo imbeba cyangwa se inyegesi, maze igihe Ralph agerageza kumufasha kukamubikira, iyo nyegesi cyangwa se iyo mbeba ibiramurunda. Ako gasanduku birangira kanze no kujyaho aho babika imizigo mu ndege. Hagati aho Ralph arumva bitameze neza, aho undi wariwe n'aka gasimba, maze asaba amazi kandi aritegereza aho ka gasimba kamurumye ku gikumwe cye, maze Jane amwitegereje abona yicaye mu buryo budasanzwe, maze mu gihe amwegereye ngo arebe ikibazo Ralph ahita amurukaho ahantu hose, maze atangira kuvuga na ifuro mu kanwa avuga ko ashaka ko indege ihagarara akavamo. Abakora mu ndege bagerageza kumukaruma no kumwitaho. Hagati aho Jane aba abasize aho ngaho agiye kwihanagura bya birutsi bamutayeho. Ako kanya Ralph ahita ahaguruka yirukanka yerekeza muri koridoro, maze asunika Jane n'imbaraga nyinshi, atangira gukomanga ku rugi rw'abapilote abasaba guhagarika indege, maze Wiz ahita aza afunga urugi cyane mu gihe mugenzi we Forrest yari ari guhamagara ku kibuga cy'indege ababwira ikibazo bahuye nacyo, maze Henry agerageza guhagarika Ralph ariko yari yagize izindi mbaraga, maze nawe aramusunika. Ako kanya Preston, George, Paula na Sheila bahita baza bafasha Henry bazirika Ralph, maze ubwo indege yari kumanuka iranyeganyega cyane. Abakora mu ndege babwira abantu bose gushyira imitwe yabo hasi, maze n'ako kanya Ralph umubiri ukomeza kwicundacunda kuko we ntabwo yari yicaye, ari nako akubita umutwe we ku gikuta, maze Jane na Paula bagerageza kumuhagurutsa ngo bamwicaze. Ako kanya igihe Paula agerageza kumwambika umukandara, Ralph aba arakangutse amaso yatukuye cyane, ahita abuma Paula izuru aramukomeretsa cyane, maze Ralph ahita amera nk'umusazi. Abagenzi bongera kwiteranya baramusunika bamujyana mu bwiherero abari bamufungiranira. Indege bwa nyuma na nyuma biraparitse. Sheila azana agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze mu kuvura Paula kugira ngo adakomeza kuvijana cyane akaba yata n'ubwenge. Ako kanya ushinzwe imizigo bita Eddie abona indege ije, maze ahita afungura urugi, maze ubwo Forrest na Wiz bafunga urugi rw'ubwiherero mu gihe abandi bagenzi bari bari gusohoka, maze Eddie yambara amaga abona guterura yambewe, ariko arebye abona hari akantu k'akarango kayiriho, bivuze ngo yari yaturutse muri gereza. Maze George aba avuze ko Henry ari we wayizanye kandi ko yabeshye ko ari iye, maze igihe Henry akibihakana Jenny amujyana ku ruhande kumubaza neza ukuri, ariko aramuhakanira amubwira ko atigeze abikora, avuga ko atari we wayizanye ahubwo iyo mbeba ishobora kuba ari iyo muri laboratwari ikaba yaracitse abasekirite nyine ikabageraho. Ako kanya igihe bagihoberana Ralph aba aratungutse asimbukira Jenny, abandi baba bumvise urusaku maze birukanka bajya gutabara. Ako kanya Eddie aba yakiriye ubutumwa ko CDC ikigo gishinzwe ibyorezo cyahageze.